Mwaramutse, reka dusome igitabo cy'Abafilipi, turasoma ibice bine guhera ku murongo wa 4. Bamwe twasoma Abafilipi igice cya 4 guhera ku murongo wa 4, handitse ngo mujye mwishimira umwami wacu iminsi yose, yemwe nongeye kubivuga ntimwishime, neza yanyu menwe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Dusoma Abafilipi ibice bine guhera ku murongo wa 4 gushyika ku wa 13. Igihe tubwiriza ubutumwa bwiza akenshi duhura n'imbogamizi zitandukanye, ariko kimwe mu bibazo abantu bakunda kwibaza, igisobanuro baha ubuntu, ariko abenshi cyangwa hafi ya bose bahita bumva ko kumva ko Imana yadukijije ku buntu, ikaduha imbabazi z'ibyaha, ibyo dukora, ibyo twakoze n'ibyo tuzakora, ngo bivuze ko tuzabikora uko dushatse nta kibazo. Ibyo rero akenshi bamwe binabatera ubwoba ko Satani ashyira ubwoba mu mitima yabo ngo batizera ubutumwa bwiza, bityo bakazasayisha mu byaha. Abandi nabo nubwo bashaka kubwizera, bagira ibyo nanone biyemeza, bavuga ati n'ibyo sinabihakana ko twakijwe n'ubuntu, ariko rero uwakiriye Yesu agomba kumera atya, akagira gutya, agakora gutya, nawe agatangira kwishyiraho amahame ye y'ikizamwereka ko yizeye Yesu koko. Ibyo ndabivugira ko hari abantu benshi bakunda kubimbaza cyangwa se kubimbwira, hari n'umaze igihe nawe anyandikira, ariko akenshi ibyo bitekerezo byose nubwo bimwe byasa n'aho ari ukuri, tuba dukwiriye kwibaza ngo ubundi bituruka he? Kubera ko ikintu cyose kigira isoko, kigira inkomoko. Mu mibiri yacu habamo icyitwa umusokoro, uwo ni wo ukomokamo amaraso yose atembera mu mubiri. Nk'uko amaraso afite aho akomoka, n'ibitekerezo umuntu agira biba bifite ahantu byakomotse, ushobora kwibaza uti se koko bene ibyo bitekerezo byiza bivuze ko ari Imana iba yabihaye abantu? Kubera ko urebye urugamba abantu baba barwana n'ibyo baba bahatana nabyo mu mitima yabo, ntabwo bivuze ko ari umwuka wera uri kubabwira ibyo ngibyo. Ubundi kubaho umuntu wavutse wese, ikiba gikurikiyeho ni ukubaho.
cyangwa se no gupfa, kuko ni bibiri. Rero ntabwo biba bivuze ko umuntu nimba avutse ajya no gushaka kubaho, kwirirwa abishaka nta kintu bivuze, ko yabishaka atabishaka aba ashigaje n'ubundi intambwe ebyiri, imwe ni iyo kubaho indi ni iyo gupfa. Kwirirwa rero ahangayikishwa n'uko azabaho cyangwa se nimba azabaho, wenda uko azabaho byo amaze gukura byamuhangayikisha, ariko n'ubundi iyo akiri umwana ntabwo aba akeneye kubitekerezaho kuko aba afite abamwitayeho. Rero ubuzima bw'umwuka nabwo ni nk'ubwo, duhura n'ubutumwa bwiza nta kintu tuzi. Iyo tugiriwe ubuntu turavuka, tukavuka ubwa kabiri, ibyo nabyo tubiheshwa n'imbaraga z'ubutumwa bwiza, kubera ko ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo wenda ngo uze bakubwire inkuru uzumve nawe ugenda uvuga uti ni inkuru nziza, ni ibintu biryoshye birumvikana. Usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa mbere mu gice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya, natwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu. Icyo avuga hano akigarukaho no mu gice cya 2 umurongo wa 13 akavuga ngo icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera no muri mwe abizera. Ibi icyo bivuze ni iki? Ntabwo iyo tubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa twumva ubutumwa bwiza birangira ari amagambo gusa, ahubwo bivuga ko ubutumwa bwiza buzana na mwuka wera, buzana no kwemeza kudashidikanywaho, buzana ububasha bw'Imana mu buzima bw'abantu. Nicyo gituma abantu babwumvise banahinduka abakiranutsi nimba bari abanyabyaha. Ntabwo rero umuntu ashobora kubaho ubuzima bwe ahatana no kuba umukiranutsi yari umunyabyaha cyangwa se kuba umuntu mwiza udakora ikibi, wirinda ibibi. Iyo ari gukora muri ubwo buryo byanze bikunze ntabwo ari Imana iba iri kumutuma, kuko aba ari kugerageza gushyiramo imbaraga ze n'ububasha bwe, ariko kandi ntibivuze ko kwizera ubutumwa bwiza bivuze kwikorera ibyo umuntu ashatse, kubera ko na mbere yo kubwizera burya ntabwo dukora ibyo dushatse. Umuntu uko ameze nk'igitega, igitega icyo gishyizemo nicyo uje kureba asangamo. Nimba ufite ikibindi ugashyiramo amazi bazasangamo amazi, nimba ushyizemo ikigage nicyo bazasangamo. Umuntu rero nawe ameze nk'icyo kibindi, kuko Pawulo yaravuze ngo turi inzabya z'ibumba, ariko muri izo nzabya z'ibumba Imana yashimye gushyiramo ibintu by'agaciro. Nubwo rwaba ari urwabyo ugashyiramo zahabu, urwabyo warutwara rwose aba agize amahirwe, kubera ko ababonye ikintu cy'agaciro kenshi. Ibyo rero ni nabyo Pawulo agarukaho iyo usomye mu rwa 2 rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 20 avuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro n'ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose.
Pawulo hano ari kuvuga n'ubundi ku bikoresho. Mu nzu nziza, inzu y'inyumba ni inzu y'agatangaza, ni nk'inzu y'ibwami, ariko aravuga ati naho ntabwo habamo ibikoresho by'izahabu gusa, nta nubwo habamo iby'ifeza gusa. Ugiye mushobora gusangamo iby'izahabu, iby'ifeza, iby'ibiti, ariko ntabwo abivugira ibikoresho, kuko agaruka avuga ati umuntu niyiyeza. Mu yandi magambo, mu bantu hari ikintu Imana ibakeneyeho, ni uko baba batunganye, bafite imitima irimo ubusa, kubera ko nubwo wakwinjira mu nzu y'inyumba ugasangamo ibikoresho byose, igikoresho uzaba ukeneye gukoresha ni icyejejwe, ni icyogejwe, gitunganye kandi kirimo ubusa, kubera ko nubwo yaba ari umwami atashye, ageze mu nzu ye y'inyumba agasanga igikombe cy'izahabu bamaze kugishyiramo igikoma, kandi ashaka kunywa amazi, ntabwo azategereza kujya ko babanza koza icyo ngicyo, ahubwo azafata iki giti nimba kiri hafi cyogeje, kubera ko byose ni ibikoresho, icy'ingenzi ni ikimukorera icyo yifuza gukora muri ako kanya. Imana rero yagiye ikoresha abantu mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye, ariko uburyo ibakoresha n'ubundi ikoresha umuntu witeguye. Kwitegura cyangwa kwiyeza ni iki? Abantu benshi bazi ko kwiyeza ngo ari ugusaba imbabazi z'ibyaha, ariko Bibiliya ivuga kwiyeza, ivuga kwitandukanya n'ibitekerezo bya kimuntu, ukaba witeguye kwakira ijambo ry'Imana uzi ko ari ryo ry'ukuri gusa. Nk'uko umuntu afata ibikoresho akabyoza, akabitunganya, akabishyira hariya mu kabati kugira ngo ukenera icyo gukoresha agikoresha, ni nako umuntu Imana yifuza ko umutima we uba umeze. Umutima w'umuntu ugomba kuba uri mu busa kugira ngo Imana ishyiremo ibyo yifuza gushyiramo. Igitabo cy'Abafilipi rero, aho twasomye mu gice cya 4, avuga uburyo Imana yaduhaye ububasha, bubasha gutegeka ibihe byose, ndetse bushobora gutuma twishima, tukishimira mu mwami iminsi yose. Ese birashoboka ko umuntu yakwishima iteka nk'uko mu Batesalonike bavuga? Birashoboka igihe umuntu yishimira mu mwami. Niyo mpamvu Pawulo yongera akavuga ati mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, kubera ko birashoboka igihe uri mu mwami ushobora kwishima iminsi yose. Kugira ngo ibyo bishoboke, Pawulo yabanje kubyiga. Ni ikintu umuntu yiga, kuvuga ngo nyuma yo kwakira agakiza, Imana itwigisha uko twabaho twishimye iteka kandi dukoresha n'ububasha bw'Imana. Ejo twariho tuganira na bene data ku gitabo cya Nehemiya. Nehemiya inkuru zo zitangira ari umunyagano, ari i Babuloni, ari ibwami, ariko igihe kimwe hari umutima Imana yamuhaye, amaze kuwakira asenga Imana, nyuma kugirirwa neza n'umwami ngo ajye gusana inkike z'i Yerusalemu. Amaze kwakira uwo mutima, yaragiye ageze i Yerusalemu, asanga koko inkike zarasenyutse, ariko ahasanga n'ibindi bibazo by'uko hari abo ku ruhande rw'umwami, nubwo yari yamuhaye uburenganzira, batifuzaga ko asana izo nkike, bamurwanyaga. Ariko nta kindi yakoze uretse kubaha ubuhamya. Yagiye aha bene data ubuhamya, ndetse n'abandi bose akababwira ati nabonye ukuboko k'Uwiteka, kandi n'ubu kuri kumwe natwe kugira ngo atubashishe
gukora ibi byose. Muri Yohana igice cya 15 Yesu atangira avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Avuga ngo kandi data niwe nyirawo uhingira uwo muzabibu. Avuga ko data akora buri kimwe cyose kugira ngo ishami ryo ku giti ryere imbuto, ariko agasoza avuga ati nta kintu mwabasha gukora mutamfite, ariko bivuze ngo kandi tumufite dushobora gukora ibintu byose. Ibi rero niyo myumvire y'abantu bamaze gusobanukirwa n'imikorere y'Imana n'ububasha bw'Imana, nuko nubwo mu mbaraga zabo mu bwenge bwabo nta kintu kirimo cyabashoboza ibyo byose, ariko kuba barahujwe na Yesu bakaba umwe nawe, bakaba abakiranutsi, bakaba abera n'abaziranenge, ibyo birahagije kugira ngo imbaraga za Yesu zihinduke ubushobozi bwabo. Niyo mpamvu Pawulo avuga rero mu murongo wa 13 tukavuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kubera ko mu bihe byose ndi umuntu ushobora kwishimira mu mwami, ntabwo bivuze ko ari njye ubyishoboza, ahubwo nshobozwa byose na Kristo we umpa imbaraga, wampaye ubwo bubasha, wampaye ubwo bushobozi kugira ngo mbe umuntu wishimye. Bene data rero turi abantu bishimye, turi abantu bafite ubushobozi bwo kwishima iteka, kubera ko twishimira mu mwami. Mu gihe hari abantu benshi bagerageza gukorera Imana cyangwa se ubwabo kurinda ubuzima bwabo, nyamara badafite Kristo, atari we babishingiraho, twebwe twamaze kumenya ko mu bushobozi bwacu, mu bwenge bwacu, nta kintu kirimo cyadushoboza kubaho ubuzima Imana ishaka. Ni nayo mpamvu twamanitse amaboko twemera ko Imana ituyobora. Imana rero niyo yaduhamagaye kandi duhamagara ishaka kutugirira neza. Ni nayo mpamvu tuba dukwiriye kwegurira ubuzima bwacu Imana, tugatangira kubaho ubuzima aho kugerageza kububaho, kubera ko kugerageza kwacu nta kintu bimaze. Ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umwuka ni uko umuntu abaho yejejwe, umutima we urimo ubusa. Nimba umutima w'umuntu wuzuyemo ibitekerezo by'urusobe bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, uyu muntu abaho ubuzima butari ubwe, nubwo yaba yarakiriye agakiza, kubera ko igikoresho gikoresha Imana ibishaka ni cya kindi kirimo ubusa, cya kindi gitunganije kuko ushobora kwifashisha. Ntabwo ushobora gufata igikombe cyuzuyemo amata ngo ujye gusukamo amazi nimba ushaka amazi, ariko nimba igikombe cyogeje kiri aho ngaho, bizaba byoroshye ko uzakenera kugikoresha wese. Yashaka gushyiramo amazi azayashyiramo, yashaka gushyiramo amata azayashyiramo, buri kimwe cyose akeneye azagikoresha muri icyo gikoresho. Bitandukanye rero ni uko igikoresho cyahora cyuzuye. Ibyo ni byo Pawulo avuga ati umuntu niyireza akitandukanya n'ibidafite umumaro, azaba ahindutse igikoresho cyiza, cyejejwe, cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Ntabwo nzi umutima wawe ibyo ubana nabyo biba birimo, ariko ikintu cy'ingenzi ni uko nyuma yo kumenya ko twatsinzwe, nta kintu twakora ngo tube abakiranutsi, tukemera ko ijambo ry'Imana ari ryo rishobora kutuzura,
kandi nimba Imana yaradusezeranije ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu itazabyibuka ukundi, itabeshya, ibyo ntabwo byaje ari amagambo, ahubwo byaje ari imbaraga zihindura ubuzima bwacu. Nyuma rero y'uko ubuzima bwacu buhinduwe n'ijambo ry'Imana, nta kindi dusabwa uretse n'ubundi kwizera ijambo no guhora twakira iryo jambo, kuko rifite ubushobozi bwo gukora byose. Ntabwo rero abantu bakwiriye kubaho ubuzima bw'aho batangira noneho kureba ibyo bakora cyangwa se ibyo badakora, ahubwo bakeneye guhora batura ibyiringiro ndetse banavuga bashize amanga ko Imana izatubashisha kandi tubashisha, ari nayo yatubashishije, kubera uko yari iri ejo n'uyu munsi niko iri, ni nako izahora iteka ryose. Dusoza turasoma igitabo cy'Abaheburayo 10, turasoma umurongo wa 17 tugere ku wa 19, dusimbukire ku wa 23 n'uwa 35. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 17 kugera ku wa 19 haravuga ngo, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, umurongo wa 23 uravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. 35 ikavuga ngo, nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Uku niko inzira y'umukiranutsi imera. Atangira ari umunyabyaha, ariko akakira isezerano, ikibazo cy'icyaha cye, aho Imana yirahiye ikavuga ngo, ni ukuri ibyaha byawe, ubugome bwawe, jyewe Uwiteka sinzabyibuka ukundi, kandi ubwo ubibabariwe, nta kindi gitambo cy'ibyaha nigeze ngutuma cyangwa ngusaba. Muri Yesaya haranditse ngo, ntiwatanze ifeza ngo ngurire ibihumura neza, ngo ahubwo wanyikoreje ibyaha byawe. Ukavuga ngo ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Hanyuma rero ibyo bivuze ni umurongo wa 19, ni uko tuba duhawe ubushizi bw'ubwoba butwinjiza mu ijuru, tubiheshejwe n'iki? N'amaraso ya Yesu. Ntabwo ari ikindi kintu kiba kibiduhaye, ahubwo ni uko twumvise tukizera imbaraga zazuye Yesu Kristo, natwe zihita zituzura. Ndetse Bibiliya iratubwira ngo kuva uwo munsi nta kindi tuba dukeneye uretse gukomeza kwatura ibyiringiro tutanyeganyega, kubera ko Imana idusezeranya ni Imana yo kwizerwa. Niyo mpamvu umurongo wa 35 uvuga ngo, ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Uko kwatura, uko gushira ubwoba, uko gushira amanga, nibyo bifite ingororano ikomeye, kubera ko iyo twizeye ko dufite Imana, dufite Yesu watubashishije kuba abakiranutsi batunganye by'iteka ryose, tukizera ko niwe uri mu buzima bwacu ngo atubashishe n'ibindi byose, tubasha kwatura nk'uko Nehemiya yavuze ati, Imana niyo izatubashisha ibi ngibi. Tubasha kwatura nka Pawulo avuga ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Tubasha kwizera izi mbaraga ko ari nazo zatubeshaho no mu buzima bwacu bwa none n'ubw'igihe kizaza. Nta kintu rero dukeneye kwiyemeza uretse kwatura ibyiringiro, ndetse no gukomeza gushira amanga, kuko twabiheshejwe n'ikintu gikomeye kandi bifite ingororano ikomeye.
Reka dusoreze hano. Mana yacu, turagushimye ko waduhaye ubushizi bw'amanga ndetse no gushira ubwoba bwose Satani yahora agashyira mu mitima yacu. Uyu munsi Satani ntabwo yicaye, ahora ateza abantu igishyika, ateza abantu gushidikanya, ateza abantu kwiganyira, aho kugira ngo bishimire mu mwami iminsi yose. Rero ubwo twakumenye tukamenya ko utibuka ibyaha byacu n'ubugome bwacu, tukamenya ko watanze Yesu Kristo kugira ngo twebwe tube abakiranutsi by'iteka ryose, tukamenya ko amaraso ya Yesu ariyo yatwinjije mu ijuru, tukamenya ko ubutumwa bwiza bufite imbaraga ziduhindura abana bawe, uduhe no kubaho twatura ibi byiringiro mu buzima bwacu, dufite gushira amanga kuko byo bifite ingororano kuruta ko twabaho Satani adusubiza mu bubata bw'ibitekerezo. Duhe kwitandukanya n'ibitekerezo byacu kuko iteka biratuyobya, biradushuka, ahubwo duhe kwizera ijambo ryawe ko ariko kuri gusa. Twizera ko uzatubashisha kugira ngo ikintu cyose tubashe kugicamo nyuma yo kwakira agakiza, tubeho turi ibikoresho bitunganije kandi bigirira nyirabyo umumaro. Ndagushimiye ko buri mwene data wese witeguye kumukoresha kandi nawe yiteguye gukoreshwa nawe mu buryo bwose, mu izina rya Yesu mbisabye, amen.